kandi ni ukuri ibintu biri hano hanze biteye agahinda, birababaje. Ndabizi abantu bo mu cyumba cy'ubuntu muri kunyura mu bihe bitaboroheye, ni ikintu gikomeye, ikintu cyababayeho kirakomeye cyane. N'umuntu wese ugira umutima yabasha kwimajina uburyo mubabaye, atari namwe gusa ahubwo umubyeyi wanyu by'umwihariko. Kugera ku bintu yari amaze kugeraho ni ikintu gisaba imbaraga z'umutima, bisaba imbaraga z'umwuka, bisaba imbaraga z'umubiri umuntu atabasha kwiyumvisha. Kujya kubona rero ukumva ngo birafunzwe, ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Imana iborohereze. Ndumva mukwiye guprofita kano gahe k'agahenge Imana ibahaye, kuko muterana buri munsi, mwasengaga buri munsi sans exception. Hari amateraniro ya buri munsi, muri mu masengesho yo kwiyiriza ubusa. Ngira ngo ahari online, sinzi niba bikomeza, sinzi uko bimeze, ariko uko biri kose hari akantu k'akaruhuko Imana iri bube nk'aho ibahaye. Bantu bo muri Grace Room, Imana irabakunda ku buryo yabatekereje hibona mukwiriye aka gahenge kabafasha gusubiza ubwenge ku gihe. Ubundi iyo umuntu mumbabarire mvuga ukuri nk'uko kundi mu mutima, iyo umuntu arimo kumanipira, kirazira ko aguha umwanya wo kuba wenyine. Iyo umuntu ari kukumanipira, irifo absolument ko yokipa igihe cyawe, kuko aramutse avuye mu buzima bwawe ushobora gushyira ubwenge ku gihe ugatekereza. Iyo umuntu bari kumumanipira, Imana sinzi buriya se yayigeze igira amaporogaramu ya manipulation menshi cyane, yasakaye ikamenyekana, kuko yo yagize n'ingaruka zikomeye, ni yitwa MK-Ultra. Ariko ikintu gitangaje, abantu bari muri iyo porogaramu abenshi barabatwaraga bakabospitaliza, niba nabyita no kubospitaliza. Ni porogaramu yakozwemo ibintu bitangaje, ariko ibamo manipulation psychologique ndengakamere. Iyo umuntu ari kukumanipira rero, ntago ajya guha umwanya ngo utahe ujye kuvugana n'abandi bantu, oya. Uyu mubyeyi rero Pastor Julienne Kabanda, nawe rero igihe kirageze kugira ngo ibyo bagushinja werekane ko atari byo. Ibi urimo ntabwo ari ibihe byoroshye, ariko igihe kirageze kugira ngo niba koko uri umukozi w'Imana wa nyawe ubyerekane, kuko ntabwo ikiri kukurwanya ari imbaraga z'abantu gusa, ahubwo harimo n'imbaraga z'umwijima. Niba rero ukorera umwami Yesu nk'uko ministry yawe iri kubivuga, niba ukorera umwami Yesu nk'uko uri kubivuga, igihe kirageze ngo umwinginge, usenge, umwami Yesu akurwanirira. N'abakristo rero cyangwa se abari bari muri iyi ministry, nabo ntimucike intege. Ntabwo mwakurikiye Julienne Kabanda, ahubwo mwakurikiye Yesu. Yesu niwe mwami, ntabwo Julienne Kabanda ariwe mwami. Yesu niwe mukiza, si Julienne Kabanda umukiza wanyu. Yesu niwe mufasha wanyu, Yesu niwe mutabazi wanyu. Ubu rero igihe kirageze kugira ngo mumukurikire, muve ku bantu, mukurikire umwami Yesu. Igihe kirageze ngo namwe mwisengere hagati yanyu. Igihe kirageze ngo nawe mwisengere mwebwe ubwanyu. Ibintu byo kudipendinga ku bantu, namwe mwiboneye yuko ntacyo bimaze, ahubwo mudipendinge ku Mana. Nange mukuru ubushakashatsi, niba babarega mu itorero ryanyu ibi n'ibi, mukuru ubushakashatsi, musome ijambo ry'Imana. Mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mwinginge Umwuka Wera abahishurira. Ntabwo ari umwanya wo gucika intege, ntabwo ari umwanya wo kureka gusenga, ahubwo ni umwanya wo kubikomeraho sasa. Niba utakoraga amasengesho yo kwiyiriza, ubu nibwo ugiye kuyakora rero. Niba watasengaga, ubu nibwo ugiye gusenga. Niba wasengaga rimwe ku munsi, ugiye gusenga gatatu cyangwa karenga. Niba warindiraga ko bagusengera, ubu noneho ugiye gutangira kwisengera. Ubu noneho nibwo ugiye kwerekana ko wakiriye Yesu cyangwa se wakiriye uyu mubyeyi Julienne Kabanda. Ubu nibwo ugomba kubyerekana. Umubiri wa Kristo rero dukwiye gukorera hamwe. Ntabwo Yesu ashingiye ku idini runaka, no. Nta dini riri shyashya rihari, no. Ahubwo itorero rya Yesu, umubiri wa Kristo niwo wera, niwo utunganye. Umwami Yesu yabwiye Petero ngo, Petero, kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye, kandi dore nguhaye imfunguzo zo mu ijuru. Icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, n'icyo uzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Mwebwe ntabwo muri guhambira imbaraga z'umwijima ngo zikwire imishwaro, ahubwo muri guhambirana hagati yanyu.
uri guhambira uyu mupasiteri ngo adakomeza gukora, uri kumufata amaguru, uri kumufata imyenda ngo ye kuzamuka, nawe akagufata indi gutyo. Ngo turi gufasha Satani gukora umurimo wo kuturwanya. Turi kwirwanya, Satani araturwanya, natwe tukirwanya. Ngo intambara twayishiftinze, twayikuye ku cyo tukwiye kuba tuyishyiraho, turi kuyishyira ku bapasiteri. Ubyungukiramo ninde? Ni Sekibi n'abapfumu n'abarozi. Ubu abapfumu barishimye, abarozi nuko, abakonikoni nuko, abayiliminati nuko, abafreemason nuko, abatinganye nuko, abasinzi nuko, abasambanyi nuko. Abihomberamo n'abahe ni intama za Yesu. Uzagenda ubwire ngo umuntu nari ku rumogi kandi nareba imbuto zawe abone nimbi. Uzagenda ubwire umuntu nari kubusambanyi, nari kubujura, nari kubwicanye kandi areba imbuto zawe nawe ari mbi. Tukwiye rero kwera imbuto z'abihannye, tukirinda kuyoborwa n'imirimo ya kamere. Uwiteka rero aguha umugisha kandi Uwiteka akugirire neza. Icyo nicyo nabasha kuvugaho kuri ibi biri kuba kuri uyu mubyeyi, kandi reka dusabirane. Uyu mubyeyi ndamusabira kugira ngo Imana ibane nawe, kandi nimba yari afite intego nziza zo kuvuga ubutumwa bwiza, Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi nimba yanakoranaga na Satani, ntago ikinyoma gishobora kuramba kabiri, ariko reka tureke umwami Yesu aba ari we ukora umurimo we. We ntago warwanirira Yesu wowe, urumva warwanirira Yesu wowe, ahubwo Yesu we akurwanirire wowe. Abantu rero bigize ingabo hari ziri kurwanirira Yesu. He is mightier than you think. He is stronger than you think. You cannot fight for him. He is fighting for you. He fights for you. Uwiteka rero akugirire neza mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, nagushimira kuko uri umwami. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ikibi ziza kurwanya itorero rya Yesu, izo mbaraga nizirimbuke mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, wahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Inzoka na scorpion nta kindi n'abadayimoni, ni imyuka mibi, ni imbaraga z'umwijima. Ni za mbaraga zikora n'abapfumu n'abarozi. Hari n'abapfumu n'abarozi bari kuri YouTube, bari kuri za social media, bagambiriye kurwanya itorero rya Yesu. Abo ngabo nibakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zishaka gucamo itorero mo kabiri. Imbaraga z'umwijima zishaka gucamo ibice itorero. Imbaraga z'umwijima zishaka guca intege itorero. Izo mbaraga nizirimbuke mu izina rya Yesu. Abadayimoni bashaka gutoteza abana b'Imana, bashaka gusubiza umurimo w'Imana inyuma, abo badayimoni bakwira imishwaro, batatane mu izina rya Yesu. Uwiteka rero bane natwe, twongera imbaraga kandi uduha ubwenge, uduhe gusobanukirwa. Imirimo ya kamere tuyikurweho, ahubwo utwambike imirimo myiza, imbuto z'abihannye. Utwambike gukenuka kwa Kristo nk'icyuma gikingira igituza cyacu, kandi utwambike ingabo nko kwizera, ariko turinde imyambi ya Satani. Utwambike ubutumwa bwiza nk'inkweto, kandi utwambike ingofero nk'agakiza ndetse n'ibyiringiro byo muri Kristo Yesu. Mwami mwiza utuyobore, Mwami mwiza udukomeze, Mwami mwiza utugirire neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose, bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, Uwiteka aguhe umugisha. Shalom.